hari ikintu kubona mu kindi nahejeje komeza jini kwa jini kuisase bwana sasa tukabatera uje zamura amafaranga kugira ngo abana b'abantu bose babo ukeneye kuba habe puissance ubwoko bw'ifaranga bwabo bwose ku isi burashobora kuzamuka kuri metandatu gatanu utunze ndabuguha ugatunga n'igisigo gushima nta kundi inshuti ziruta amafaranga kora mu biganza byawe guma aho ngaho ndashaka ko wowe wa mugabo waje unahinyura ibyo ndi nkora njye ushaka 5,000 ukabishyiramo hariya ngaho rero mwese murabere mama je hindura gutya ibase bareremo ngaho murebe kora mu uzamura amafaranga arimo numva nshyushye cyane ndashaka gushyire hasi amahembe mutunze hano na y'ubuhe bwoko iyi ni ihembe rya mukuru nyamukuru yego mukuru nyamukuru bisobanuye ko iyo bakuroza bakaguteza amahembe haba habanza baroga abantu bakabateza amahembe babateje amahembe koresha ihembe ryanjye nkarituma bikangira gufata rya rindi ryaguye guhemuka yari maze kurifata cyo ngomba gukora ni kimwe na rizinga wa muntu wari utejwe ihembe iri rijya gufata rya ribamuteje mfite imbaraga zanjye zidasanzwe narazwe rino hembe uri kubona hamba iyo ukeneye kumenya uwakuroze bazira ihembe wakuroze nkamukwereka ku mugaragaro cyangwa guhemukiye numva nta bindi bisobanuro narenzaho hanyuma kubera iki abaganga gakondo mukunda kuba iyo murimo kuvura cyangwa iyo murimo gutanga service mukunda kuba murimo kunywa agacupa uri kunseka none se agacupa karanyobwa ubwo tuba tunywa inzoga mwamwitabo tunywa agacupa tunywa inzoga hanyuma bino bikoresho bindi biri hano nabonyemo ingoma hariho ingoma tujya muhoresha ndi guhamagara abakurambere b'iwacu ba gakondo harimo sogokuru harimo cyishywa harimo kisengera harimo gashonyagashi niyo mpamvu nitwa nyagashi icyo ni igisokuru cyanjye ikindi uyu mubyeyi urabona ko yiteye yego kuyifumbase hari ibyo twari yari yarabuze amaze kubibura biba ngombwa ko agarura ibyagiye ariko yifata gutya kwifata gutya yari ibyo yarabuze niko kumwe ati fata gutya ngo ufotorwe umuhangaha isigaye byawe byose bigomba kugenda neza yego hanyuma iyi nyamaswa yumagaye ni nyamaswa ki ntabwo yumagaye ni karibu kanyamurimbo hari nakora akakana kwirukanka ntabwo yumagaye wabibonye ko yumagaye se nikoherezeho rero ni iyihe nyamaswa ntabwo bikureba kuko ibyo mvura ntabwo byakureba mwayiciye umutwe urahari hari icyo tuba dukameraho tukavugiraho yihore hema cyangwa saba wowe ku mutwe ahubwo wanganiriza ibikureba okay umubyeyi arakicaye hano reka tumuhe mikro hanyuma ijambo nirye atubwire ikimugenza uyu munsi nakwakira mikro uwo mubyeyi uri kuri n'amahambikoro n'amahambikoro yego so bwa mbere tubonanye umubyeyi yagezeho angira afite ikibazo gikomeye cy'umwana we yego ikibazo neza ko nagikemuye sinzi ikintu kimwe nawe reka yamamagaye ejo bundi nimugoroba yego ambwira ko azaza sinanize ko muri kumwe kandi amamagara mbere ko ari kumwe n'umuntu umwe ngize ambwira ko ari kumwe n'abantu babiri cyangwa batatu yego gusa ikimugenza nzi ko ibyo namukoreye yasabye ku mwana we nabikoze ahubwo yakongera imbere akamubwira icyifuzo cye kindi yaba niba ari ikibazo kindi afite murakoze murakoze mbabarirega niko kenshi ngo bumva ko nzana n'itangazamakuru kuki wabikoze abantu bangana ko utangiye ukuri jewe byanyobeye byari ibintu urabona akazi wakoze kamufasha nta kibazo akazi mwakoze ni ngombwa ngo bimbwire si uyumva n'akazi abantu benshi badashobora kwemera ni nari nabisabwe n'umwana wanjye kandi nashaka uwadukoreye ikibi ajya ahabona umubisha ajya aracyari Canada ni Canada yego ntiyakiri urumva nanjye gushimira nifashishije itangazamakuru
kugira ngo umwana niyari nawe azoyibone yuko ubwo ntabwo uri kunteza itangazamakuru ryanyu oya ibyo mukora biremewe n'ubuyobozi bwa hano nanjye byabaye ngombwa ko iyo mbi Burundi urabona iyo uvuze ngo umuntu ngo yakurogeye umwana ko biba ari urusaku rero ko twarinze dushika hano reka babibone babibonesha amaso ariko mama ukira umubore kubaca mu ijambo muganga ubundi kuki abantu batemera amarozi kuki abantu hari abantu batemera ko uburozi bubaho nanje nakubesha sinavyemera waje atari guhinyuza so ubundi wowe oya waje uri guhinyuza sinahinyuza kuko umwana byaraciyemo ahubwo naje gushimira nazanye ishimwe ubiretse ibyo ni ibyanjye nazanye ishimwe ry'umwana muganga niba gutamye ibiciro ariko nanjye urantamo ibyo byo gutamo simbizi ngenda bajye kubona abantu baravunitse nkavura mpanganye n'ibibazo byabo nukuri mwarakoze ni naco bituma ndi ngaha n'umukobwa wanje twako turavugana ariko igikuru naje canashikanye no ngaha utwereke uwo mubisha abantu bamubone nico twashaka bahumanya nakubwira n'uyu kumuna ari mwiza yari yarabuze guta umugabo nanjye vyari vyaranyobeye mbona vyara neza ariko nukuri hari abantu oya umwana baramuhumanya kamuvugisha gato muretse kumvangira jini kwa jini hembe ryanjye jini kwa jini hembe ryanjye nyamutazi nyamuzinda jini kwa jini jini kwa jini jini kwa jini jini kwa jini hembe ryanjye muraba mwihanganye namwe yego hari umuntu abakuru bantegetse ko maze gutanga ubutunzi hari izindi mbaraga nke utazi yego hari ubutunzi iyo umuntu akeneye ubutunzi akeneye no kubaho yego akabimbwira ibyo ngira mu marira yego uraba wihanganye gatoya yego hari amafaranga bohereje kuri Western Union yego umwana ajya kubikuza ariko narangije kwemera igikorwa agomba kugikora iyo usabye ubutunzi ndabukora ntabwo ibyo wari ubizi ariko uraba wihanganye gato ariko muganga ngize ikibazo muganga ni gute umuntu agusaba ubutunzi ukabumuha kandi nawe wenda ntabwo ufite ubwo ufite ntabwo ubuzi n'ibyo nkora ntabyo uzi ni inshingano zanjye bya bintu mwavugaga ngo sukemo puissance jini kwa jini murandeba neza murareba puissance bisobanura iki muganga imbaraga shyira hano ayo mazi yamenye na muganga jini kwa jini jini kwa jini zamuka mbaraga zanjye uyu muntu washatse amafaranga kugira ngo itagira mu mikorere jini kwa jini ubu rero tuzagira ngo barabeshya hari abantu baba mu buzima ngo barabeshya ubeshya cyangwa utabeshya uyu munsi fata karagasashe karahariya fata iki karagasashe muganga ngewe ni gafate kariya kawe mukanzanire hano Ntinyemo. mwese murahari murakanuye murareba muganga ntinyemo ngewe zanire yawe nta kibazo yizanire okay bambwiye ko ntari berekanye imuzanire yisuse mwaho ngaho ku mugaragaro bamwe ntibemera ubuvuzi bwabo abandi barabwemera abandi turabuhakana ndashaka ko wowe umfasha wowe magana bamwe mu bahakana ndimo ndashaka kureba ko ibi bintu ko kari ndakoresha muri mutari wawe ariko ndashaka kubimfasha yego urabona ko ari gutangira gushyuha no gutogota ndashaka gukoramo hariya nta kibazo koramo ntugire ikibazo ndangiriza ibintu mfite gukomereza ntugire ikibazo mwana wa ndacari hari ikintu uri kubona mu kindi nahejeje komeza jini kwa jini puissance bwana sasa tukabatera udi zamura amafaranga kugira ngo abana b'abantu bose babaho ukeneye kuba habera puissance ubwoko bw'ifaranga bwabo bwose ku isi burashobora kuzamuka kuri metandatu gatanu utunzi ndabuguha ugatunganya igisigo kuzagushima gushima nta kundi inshuti ziruta amafaranga kora nk'ibiganza byawe guma aho ngaho ndashaka ko wowe wa mugabo waje unahimbira ibyo ndi nkora njye ushaka 5,000 ugashyiramo hariya shaka mu bitaro bishyiramo hano ntayo mfite ubwo ujumbwa sa ubaye muri iki nta kitajya ari 5,000
shaka mu nshuti zawe cyangwa umviremo n'ubuvuzi bwanjye genda yabareka imbaraga zanjye amafaranga nifitiye amayegitanu gishyiremo aho gishyiremo ku mugaragaro rw'ibirego cyangwa atari ibyo niyo baba babeshya gishyiremo tubirebe nimba ari byo cyangwa atari byo nawe ndahangamura kiremo 5 hano mu maso bishyiremo murabira mwese murandeba yego puissance ongera ukoremo madamu iwacu tubita madamu reba amafaranga arimo arangaye yafata turebe nyine kariya wayabonye yasubizemo akira futerekaho vuga ngo imbaraga zigaragare twese tubibone mu mbaraga zanjye nyagashi imbaraga zigaragare twese ku mbaraga za nyagashi ku mbaraga za nyagashi zigaragare twese tubibone puissance jini puissance amafaranga murandeba puissance jini kwa jini watera puissance ufite imbaraga bwira mama akira wowe vuga mu puissance amafaranga ntaboneka tubirebe kuko bibaho amafaranga ntaboneka turebe ko bibaho gira gutya n'imbaraga zawe ndagutongereye ndashaka guhereza aka kana kakajya gutanga amafaranga yaturutse ahandi hanze ndashaka kubasubiza ibyo bashaka biho byose kugira batunge batunganire puissance jini puissance passe nyina musaka jini kwa janje ngumwana wanje Betes fundikira gutya n'imbaraga zawe puissance chunga n'imbaraga chunga rapalanga puissance jini kwa jini zanga amafaranga ngaho ngo pfundu umutuzo nagiye ikintu kigucika kuri kamera nagiye ikintu kigucika ngaho rero mwese murabireba mama je hindura gutya ibase barebemo ngaho murebe kora mu uzambura amafaranga arimo numva nshyushye cyane ndacyagushyire hasi urashyushye yego birashyushye nimba gishyushye burembetse hasi burambitsemo buretse bihoye puissance murandeba mwese yego tagira ngo hari icyo naba nakizemo cyo nakoze yego dore amafaranga angahe aya mafaranga ni mazima ndaguha ujye gupimisha cyangwa kubitsa kuri banki urebe wigira ubwoba mama mwana twari tuzimana Yesu yatubuye imigati nabiri bejeje kuba inoti ihindutse amanoti nibonera mu maso yanjye bana yanjye aya mafaranga ni mazima ndi kuyakuramo birebera nusanga atari mazima sindi bashyira kuri Western Union ngo bayohereze ngo bikunde ibintu bikabikora n'imbaraga za hehe izi ni imbaraga za hehe zidasanzwe za hehe ntabwo ari ngombwa guhita mbikubwira biransaba kubitekerezaho ariko nimba wumva inote ya 2 cyangwa inote za 2 zavuye kandi nashyizemo inote ya 5 ngo byose birakunda kuko ni amafaranga makuru mu gihugu 2005 ibi ngibi leta ikaba yarabibemereye kubikora leta ntabwo iyo sizi ibyo ari byo ko babona amafaranga n'amafaranga bari bakoze naturuka wahamenye wowe ubwawe ko waje kumbaza wakoze amafaranga turuka wahavuga ubu se hatu turahabonye igihe nahanaguriye mama niki wavuga kuri igihe nahanaguriye urayaroze yose mama niki wavuga kuri ubu buvuzi ese ishimwe ryawe biragenda gute ko mbona umuganga ashobora kwiha amafaranga akikorera amafaranga ishimwe ryawe riracyafite agaciro nicyo gituma nyine bagise ishimwe kuko ni ishimwe kuko ntacyo yanka afite kwikorera amahera ndabona arabishoboye
n'ishimwe y'inshuro cyangwa twagize ishimwe nyene umva tubuzaniye icyo uyarebe cyo gutuma gita ishimwe. hanyuma muganga kubera icyo abantu mukora buno buvuzi cyangwa mukora ibi ngibi namwe mupfa kandi na Yesu yarapfuye akatubanziriza mwebwe mwemera